uti icyizere cy'ubuzima ugakeka ko ubuzima urimo ako kanya cyangwa se ubuzima ubayemo ariyo destiny yawe cyangwa se iryo geno ryawe, reka nkubwire yuko wibeshya cyane. Ubu tuvuga no bita Kagarara cyangwa se Imana Enoke, ni umwe mu bantu bashobora kukugaruramo icyizere mu buzima igihe cyose waba uri gutakaza icyizere cy'ubuzima. Yitwa Kagarara, yamamaye cyane mu Rwanda nk'ufite ubumuga cyangwa se ufite ubumuga urebye uburyo ateyemo ku mubiri we, ariko reka nkumenyeshe ko ubu ngubu Imana yamaze kuba imufungurira amarembo. Ubu tuvuga no bita rero Kagarara cyangwa se uwo bita Ashton Hal, ari kubarizwa mu gihugu cya Ghana, dore yuko mu minsi ishize nibwo umunyamerika ukomeye cyane, influencer, umukire, umubillionaire cyangwa se fitness influencer kuri social media zitandukanye, haba Instagram, TikTok, YouTube ndetse n'izindi mbuga zikomeye zose mu isi muri rusange, yaje kuba atangaza yuko agiye gukorana tour izenguruka Afurika cyangwa se ibihugu bigera kuri 20, ari kumwe n'uwo bita Kagarara, aza kuba amwita izina rya Ashton Hal. Ese ibi byose bijya gutangira byahereye hehe? Reka mwibutse yuko nimba turakora subscribe uyikore kugira ngo ujye ubashe kuba nanjye umunsi ku munsi. Reka mwibutse ngo byatangiye gute. Byatangiye umusore bita Kagarara cyangwa se Imana Enoke cyangwa se nushake umwite Ashton Hal, nk'uko ubu ngubu ariryo zina riri hiti mu Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange. Ubwo yabonaga afite za Ashton Hal, umunyamerika ukomeye cyane wubatse umubiri usanzwe gukora content yo kwiruka cyangwa se agaragaza nk'umuntu wubatse umubiri muri rusange, maze Kagarara aza kuba yigana imwe muri video uyu musore nawe yarakoze, maze Kagarara aza kuba ayifatira aho bita mu Bigogwe, dore yuko icyo gihe yarimo yerekana umuco w'u Rwanda muri rusange, maze Kagarara aza kuba ayipostinga ku mbuga nkoranyambaga. Reka mwibutse ngo iyo video yaragiye iratumbagira iva mu Rwanda, iva mu Bigogwe iza kuba igera muri Amerika, dore ko video yaje kurebwa n'abantu bagera hafi kuri miliyoni 105. Wumve ko ari video yakoze cyane. So yaze kugera no ku musore bita Ashton Hal, umunyamerika ukomeye cyane, maze aza kuba akunda uburyo Kagarara yaje kuba yakitinga mwigana, azana kuba akunda n'uburyo Kagarara yakoranye umurava kandi bigaragara yuko Kagarara afite ubumuga. Iyo video yayikoze mu buryo bwiza, maze ubita Ashton Hal kimara kuyibona aza kuvuga ati uyu musore ngomba kuba nza kuza kumushyigikira. Ikintu cyakurikiyeho bita Ashton Hal yaje kujya muri comment cyangwa se andikirwa ubutumwa, aza kuba yandikamo ngo Ashton Small cyangwa se Ashton mutonya, maze Kagarara nawe ahita yiyita iryo izina riba riravutse gutyo. So uwe bita rero Kagarara yakomeje kugenda akora izindi video nyinshi zitandukanye, maze zigana uyu musore aza kuba abona uburyo Kagarara ari umunyamarafu cyangwa se ari uburyo azi kwigana maze kuri sino content, maze aza kuba atangaza yuko ubwo azaba ari kuzenguruka ibihugu bya Afurika azaba agera no mu Rwanda muri rusange. So ashaka kubazira ngo Ashton Hal ubundi ni muntu cye, nkibutse ko ubita Ashton Hal ari umunyamerika usanzwe ari umukire, dore ko afite company nyinshi cyane zamamariza ndetse zigenda zirushaho kumuhereza amafaranga bitewe n'uburyo afite igikundiro mu bantu benshi ndetse n'abantu bamukunda muri rusange. Biteganyijwe ko rero ubwo bakoraga urugendo rwabo rwa mbere rwaje kuba ruhera muri Ghana, baza kuva muri Ghana berekeza muri Cameroon. Bivuga yuko baza kuva muri Cameroon berekeza no mu bindi bihugu biba bisigaye bigera kuri 18, byose akazaba abizenguruka ari kumwe na Ashton Hal cyangwa se Kagarara w'umunyarwanda. So rero mu kiganiro kigiye gitandukanye bita Kagarara agenda agirana n'uyu musore, bigaragara ko bita Kagarara agenda arushaho kumukundisha u Rwanda muri rusange, dore yuko agenda amubwira bimwe mu bigize ibyiza by'u Rwanda, rero nkaho uyu musore se kuma amubaza ati mfite amatsiko y'ahantu wafatiye iriya video nakunze, maze Kagarara aza kumubwira ati n'ahandi nayifatiye usibye mu Bigogwe. Kagarara kandi yaje kumubwira ko ikindi kintu cyiza kiri mu Rwanda aricyo bita ingagi, dore yuko uyu musore yaje kuba yizeza Kagarara ko bazaza kuba bajyana gusura ingagi, maze Kagarara aza kugenda amubwira n'ibindi birunga biri mu Rwanda. So ubita rero Kagarara namwe mu bantu bari kugenda barushaho kumenyekanisha u Rwanda muri rusange, dore yuko n'abakoresha imbuga nkoranyambaga batangiye kusabira bita Kagarara kuba yahabwa contract yamamaza u Rwanda muri rusange, cyangwa se bakaba bamugira brand ambassador wa Visit Rwanda muri rusange, dore yuko bita Kagarara bamwe abantu bari kugenda barushaho kumenyekanisha u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga. Ashton Hal rero
ubundi ikintu azwiho cyane nuko ahantu hose ageze cyangwa se igihugu cyose agezemo agasangamo content creator ukora ibisa nk'ibyo cyangwa se wigana ibyo akora ahava amuhinduriye ubuzima nk'uko abiheruka kubikora mu gihugu cy'Ubuhinde dore yuko yahageze maze akaza kwasanga umusore nawe wakoraga content nk'ize yigana uburyo yirukanka aza kuba amwita izina aza kuba amwita Indian cyangwa se Indian w'umuhinde muri rusange nk'uko yaje kuba abyita Kagarara akaza kumwita ngo ni Ashton Hal cyangwa se Ashton Mutonya uherereye mu Rwanda muri rusange. Se kuko Kagarara kuba yarahuye n'uyu musore ni iki kigiye guhinduka ku buzima bwe dore ko uyu musore wo mu Buhinde we yaje kuba amuhereza imodoka imwe muri Benz nziza cyane. Kagarara nawe ubwo bari muri Ghana yaje kumujyana aho bacuruza imodoka aza kubahitamo Ferrari nziza aza kumubwira ati turaza kuba dutemberana muri Ferrari nitugera Miami muri rusange. Ni byinshi navuga kuri Kagarara, ni byinshi navuga ko by'Imana ikora cyangwa se imigisha Imana ihera umuntu. Akakamwibutse ko nimba utarakora subscribe na wamenya ikora uyu munsi kugira ngo nebe ko nanjye ejo bundi nazatera imbere. Icyo ngusaba wowe ese wowe nawe ko kubeta Kagarara ubuzima bwe bigiye guhindukira kuri umunyamerika cyangwa se umunyamerika araza kumusiga nkuko Aisha Speed yamusezereka. Byose tubitega amaso. Keep watching my video. I love you my people.